ibyo abagabo bashoboye natwe turabishoboye. Nyiranzirorera Immaculée ni umwe mu bagore biyemeje gukora umurimo w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri. Uyu avuga ko nubwo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ari umurimo ukomeye, yawutinyutse nyuma yo gusanga ntacyo abagabo bakora abagore batashobora. Natinyutse kubera ko nabonaga ari nta hantu umugore atagera, kubera ko igihugu cyacu cyaduteje imbere batubwira ko buri mugore agomba gukora imirimo n'iy'abagabo bakoraga tugomba kuyikora. Icyo kintu cyo cyatumye nshishikara kugira ngo nanjye njye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko ntacyo umugore atashobora. Ibyo abagabo bashoboye natwe turabishoboye. Urumva ahubwo baraturushije kuko ayo mafaranga bayasaruraga bonyine, ubu natwe rero turi kuyasarura. Ntabwo rero ngewe nashishikaye kubera leta y'igihugu cyacu yashishikarije umugore gukora ibintu byose ntacyo dusubije inyuma. Imirimo y'abagabo batubwira ko nako tuyishoboye, nuko nashishikaye kubijyamo. Kuri ubu Nyiranzirorera Immaculée ayobora ishyirahamwe ry'abagore bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri. Ni ishyirahamwe rishya mu gihugu kandi rigaragazwa nk'irije gutanga umusanzu ukomeye mu ngeri y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Uku niko Jean Marie Karima, umuyobozi w'ihuriro ry'abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu Rwanda, abisobanura. Mu gutangira byari bigoye kugira ngo wumvishe umwari n'umutegarugori gukora umurimo w'ubucukuzi. Hari ukuntu bumvaga ari umurimo kandi koko umurimo ukomeye usaba imbaraga, ariko igishimishije mu Rwanda nuko gahunda y'igihugu cyacu ishishikariza abari n'abategarugori gukora imirimo yose muri gahunda y'uburinganire. Rero kumva mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro abategarugori baritabiriye, noneho bakumva bageze ahantu bagomba kugira ishyirahamwe ryabo, ni ikigaragaza yuko umwuga wacu mu by'ukuri umaze kwaguka. Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire bw'ibitsina byombi, Rose Rwabuhihi, agaragaza guhangayikishwa n'uburyo abagore biyemeza imirimo badakunze kujya mu mirimo ikomeye itanga amafaranga menshi. Ahereye ku bagore batinyutse kujya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, agasaba abagore gutinyuka kujya muri bene iyi mirimo. Kujya muri mining rero cyari ikintu abagore bari barahejwemo, ariko nabo bihezamo, ariko hari n'ibindi bituruka mu mico yacu byabahezagamo. Hari urwego rwa transport, bose byo kwikorera ibintu, haracyari imbogamizi nyinshi cyane. Niba ntibeshya ubagezemo kuri hari 5, ariko bari munsi y'10%. Muri mining bari 11% n'ibice 4. Urumva ko aho hose haracyari imbogamizi. Mu mwaka wa 2009 nibwo ibihugu bya Afurika byihaye intego yo guteza imbere abagore bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri. Daniel Hakizimana, Flash TV.